Ndabasuhuje inshuti, bavandimwe, muryango mugari wa Rora Diaries. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo kwihangana. Kwihangana kimwe no gutegereza ni ibintu bikunda kugorana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni amagambo afite aho ahuriye ariko nanone aratandukanye. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kwihangana. Ihangane, ujye wihangana, wakwihanganye. Ndetse n'ubundi buryo bwose dukoreshamo iri jambo, tuba dushaka kubwira umuntu ubabaye, umuntu wumva ucitse intege, umuntu watenebutse, umuntu wabuze uko agira, cyangwa wagize ibyago ngo akomere, cyangwa uwo tubona nyine byananiye kwihangana cyangwa yaduteye umujinya, tukamubwira tumukankamira ngo yihangane. Hari ubwo rero tugera mu bibazo tubona nta gisubizo, ndetse n'abatubona baturi impande cyangwa abo tubana bakabona ko nta yindi nzira uretse kutubwira ngo twihangane. Mu yandi magambo baba bashaka kutubwira ngo twakire ibitubayeho kuko nta kindi twabikoraho. Hari ahandi dukoresha iri jambo kwihangana igihe ubuzima bukomeye, igihe kandi hari icyo dutegereje kubona. Aha kwihangana nibwo gukora kandi kugakenerwa cyane. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Yesu wenyine niwe cyitegererezo cyo kwihangana. Yihanganiye ibyago bye, nuko yihanganira umusaraba, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Ibi bitwereka ko kwihangana bitanga igihembo cyiza. Mu buzima busanzwe kwihangana byatugirira umumaro munini nk'abantu. Ushobora gutukwa ukihangana ugaceceka, nuko ntihabeho intonganya. Burya ururimi rwoshywa n'urundi. Ushobora kuvugwa nabi ukihangana ntuhangane, nyuma ukuri iyo kugiye ahagaragara witwa intwari kuko utarwanye cyangwa ngo uvuge menshi wisobanura ushaka kwikuraho uruga cyangwa se isoni bakwambitse. Yakobo yabivuze neza ati, hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iry'Imana yasezeranije abayikunda. Ibyo bivuze ko kwihangana gutsinda ibigeragezo. Kandi ibihembo byo kwihangana ni umunezero. Dushobora guhura n'ibitugoye birenze urugero, ariko intwaro ni imwe, ni ugutegereza tukabiha umwanya kandi bikarangira. Umubwiriza yaravuze ngo nta kitagira iherezo. Impamvu rero natangiye mvuga ngo gutegereza no kwihangana birajyana. Hari aho utakihangana utazi gutegereza. Ibintu byose byatubaho bigira iherezo. Buri kintu ku isi kigira umwanya gitangirira n'igihe kirangirira. Ibihe bibi, ibihe bitubabaza, ibihe bidutesha umutwe, byose biraza ariko byose bikarangira. Umunyarwanda yaravuze ngo ntagahora gahanze. Iyo utabyihanganyemo rero nibwo usanga wakoze amafuti, ndetse ukazanayicuza nyuma bya bindi bikugoye birangiye. Ugatangira kuvuga uti iyo menya ko bizarangira gutya, simba naravuze biriya, simba narakoze biriya, simba narirwaniriye. Icyo twiga aha rero ni ukwiga kugira kwihangana, kuko nyuma ya byose twabonye ko ariko kunesha. Tutihanganye muri iyi si yuzuyemo ikibi, ubuzima bwacu bwatubihira. Kandi ntabwo twiga kwihanganira ibitugerageza gusa, ahubwo tugomba no kwiga kwihanganira abandi. Abantu turi babi, turemanywe kamere y'icyaha. Ibyo twese turabizi, ariko tukarenga tugashwana n'abaduhemukiye. Tugire kwihangana kugeza ku rwego twakira ko bagenzi bacu ari abanyabyaha, kandi ko natwe turi abanyabyaha, ko icyo yagukoreye kibi nawe ejo ushobora kugikorera undi. Nuko twige kwihanganira abandi, kuko natwe ni kenshi twihanganirwa. Kwihangana, gutegereza no kubabarira ni zimwe mu ntwaro zikomeye dukwiriye kwitwaza muri ubu buzima bwacu bwa buri munsi. Nuko ku munsi w'amateka tuzanezererwe kubw'imirimo myiza ndetse no kwizera twagize. Ntabwo dusabwa kwihangana kubera ko ari ingenzi ku muremyi wacu, ahubwo dusabwa kwihangana kubera ko ari ingenzi kuri twe, kandi bikaba bituma tubasha kubaho neza muri ubu buzima.
tukabasha kubana na bose amahoro. Isi irimo amahoro, ubumwe no kwihanganirana ntako yabisa. Nuko rero Imana nyir'ukwihangana no guhumurizwa ibahe guhuza imitima yanyu nk'uko Kristo Yesu ashaka. Mugire amahoro.